Wari ubizi ko igihe wishe amasezerano wakoranye n'umuntu bimuhereza uburenganzira bwo kuregera indishyi? Ibi ngibi abantu benshi ntabwo babizi kandi benshi ntabwo babyumva kimwe, aho usanga abantu bagirana amasezerano y'ubugure bw'ubutaka, bamara kugirana amasezerano y'ubugure bw'ubutaka bakemeranya ko igihe runaka nikigera ugomba kuzampereza mitasiyo, ugasanga mu by'ukuri ibyanditse muri aya masezerano igihe kirageze kanaka yanze guporovayidinga mitasiyo, cyangwa se igihe kirageze kanaka yanze kwishyura amafaranga yemeye ko azishyura ku itariki runaka. Icyo gihe aba akoze amakosa ndetse bishobora gutuma aregerwa indishyi. Wari ubizi ko nanone se mu gihe wagiranye amasezerano yo kuguriza umuntu amafaranga, mukemeranya igihe runaka ntacyubahirize, urugero umuhaye miliyoni 10 cyangwa miliyoni 5, mwemeranyije igihe runaka agomba kuba agusubirije amafaranga, igihe cyagera ntacyubahirize, wari ubizi ko biguhereza uburenganzira bwo kuregera indishyi? Ibyo ni byo tugiye kureba muri iki kiganiro, turagusaba kudufollowinga kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro tubahereza bijyanye n'amategeko. Tugiye kureba urubanza rwaciwe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi RC Koma 00878 bar 2021 bar HCC, aho hari inshamake y'icyemezo yafashwe ku rubanza nk'uru nguru, aho urukiko rwatanze umurongo uvuga ko kwica amasezerano yose bitanga uburenganzira ku ndishyi z'akababaro zishingiye ku nshingano zo gukora igisabwa kitakozwe. Icyo gihe rero abantu benshi, ndabizi ko abantu benshi bari hano hanze bagiye bahura n'ibibazo byo guhemukirwa, ugasanga umuntu umuhaye amafaranga yawe, ugasanga umuntu mukoranye amasezerano yo kugurisha imodoka, ugasanga umuntu mukoranye amasezerano yo kugurisha ubutaka, ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose, mukoranye amasezerano ko azakuderivaringira ibicuruzwa, ugasanga umuntu mukoranye amasezerano ko y'umurimo runaka, ariko mu by'ukuri wa muntu ntiyubahirize ibyo mwemeranyijeho, ntiyubahirize kuguhembera igihe, ntiyubahirize n'ibindi byinshi bitandukanye. Abantu benshi ugasanga birirwa bari baklayiminga kandi hari ibyo bagombaga kuba barahawe batahawe. Wari ubizi ko se ibibazo nk'ibi ngibi amategeko, yaba itegeko rigenga amasezerano ndetse n'umurongo watanzwe n'urukiko rukuru uvuga ko kwica amasezerano bitanga uburenganzira ku ndishyi z'akababaro zishingiye ku nshingano zo gukora igisabwa kitakozwe. Ibyo rero ntukime uburenganzira bwawe kandi amategeko abuguhereza mu gihe umuntu yishe amasezerano. Ni byiza ko mu by'ukuri ukwiye kubanza ukamuganiriza ndetse mukaba mwanakora amasezerano yo kwiyunga. Iyo mukoze amasezerano yo kwiyunga nanone birabafasha, bituma hatabaho gusiragira mu manza. Ariko icya mbere ni ukuba ushobora kwegera umuntu mufitanye ibibazo ukagerageza kumusaba kubahiriza ibyo mwemeranyijeho. Mu gihe ibyo bidakozwe, amategeko aguhereza uburenganzira bwo kuregera indishyi kandi mu by'ukuri ukazihabwa. Nibyo nagira ngo mbasobanurire. Niba hari icyo wifuza gusobanuza kuri iki kiganiro cyangwa ku kindi kibazo icyo ari cyo cyose cy'amategeko, watwandikira kuri iyo nimero iri aho hasi cyangwa ukatwandikira muri comment. Murakoze cyane.